Dukomeje filime yacu rero n'igice cya kabiri. Ahangaha rero umukobwa mwibuke yuko umusore yamubwiye ko amukunda kuva uwo munsi ahita acika kongera gusubira iwabo. Ahangaha rero bari bongeye guhura, umusore yahisemo kujya kumushakisha, bongera guhurira mu nzira arimo gucuruza ifu nk'uko byari bisanzwe. Araje aramubwira ati ese ni ukubera iki urimo kumpunga cyangwa se uri kwerekana yuko basi utagishaka guhura nanjye, utagishaka nyine ko duhura, muri make urashaka kunyirinda uko bishoboka byose. Ati ibyo ngibyo byaba biri guterwa n'iki? Ahangaha rero umukobwa yatangiye kumubwira ati rwose ese ntago uri kubona yuko njye nawe tutari ku rwego rumwe? Byibuza ntago ubona yuko njye nawe rwose tutari ku rwego rumwe? Wambabariye ukareka gukomeza kunyikubaho, kunyisiga buri gihe? Ati rwose kubera yuko ibi bintu ntabwo nzi ko njyewe nawe byakunda. Gusa umusore akomeza kumuturisha birangira umukobwa yemeye ndetse batangira no guseka. Arangije aramubwira ati rwose reka tugerageze basi nzakora igishoboka cyose. Umukobwa yaremeye rero, urabona ubuzima bwarakomeje. Ubwo yari ari mu rugo rero ari kuganira na mama we, yaramubwiye ati mama, ati rwose sinzi ahantu nahera mbikubwira, ati urabizi neza hano nigeze kukubwira wa mukiriya wanjye nyine ujya ungurira ifu nyinshi cyane. Ati ese byaba bimeze gute mwana wa, ko mbona nanjye nyine ntazi ibyo ari byo, ndabona urishimye uri muri mood nziza. Undi aramubwira ati yego rwose. Ahangaha rero bagiye kubona mu gihe bakiri kuganira ibyo ngibyo, babona hari imodoka yaje iraparika ndetse uwavuyemo n'uwo nguwo. Bisa nkaho ari umusore wari uje aje iwabo w'umukobwa. Yaraje rero amaje kuza asuhuza mama w'umukobwa, amaje kumusuhuza aramubwira ati mama, dore uyu ni wa musore nakubwiye nyine wambwiye ko yankunze, nyine ibintu byose urumva ababiganiriza mama we akamubwira situation yose ko imeze. Ahangaha rero umusore yaraje arasuhuza aravuga ati twabasuhuje babyeyi. Undi aramubwira ati ni karibu ngwino, hari two bari kwitoranyiriza. Gusa umwana yahise ahaguruka nyine umusore aricara. Akimara kwicara rero hano rwose umusore yahise avuga yuko umuntu akeneye kuganiriza nyine mbere na mbere ari mama we. Urumva nyine nk'umusore urimo gushaka gutereta umwana w'umukobwa kandi akaba azi yuko afite agaciro kanini kuri mama we, ari we babana nawe, ari we mama we afata nyine nk'aho ari we muntu wenyine afite, urabizi nibo babana bonyine. Yahisemo kuza hano ndetse aza kuganira na mama w'umukobwa, aza kumubwira uburyo ki nyine yakunze umukobwa we. Undi aramubwira ati ndamukunda cyane umukobwa wawe. Ariko hano disi umukecuru yahise aturika ararira. Arangije abwira umusore ati rero mwana wanjye, ati ibintu byanyu rwose sinzi ko byashoboka. Undi aramubaza ati se kubera iki wa mubyeyi we uri kumva yuko urukundo rwanjye ndetse n'umukobwa wawe rutashoboka? Ati erega rwashoboka cyane, ati kubera yuko ndamukunda cyane. Hano umukecuru yahise amubwira ati oya, ati ntabwo byakunda. Aramukatira aramubwira ati rwose igendere. Umusore yahisemo guhaguruka kubera yuko yabonaga umukecuru neza yinangiye adashaka yuko amuhereza umukobwa we. Ahangaha rwose ibintu bisa nkaho bicuramye kubera yuko ababyeyi benshi ubundi baba bashaka nyine abakwe b'abakire nyine bafite akantu, ariko uyu we siko abibona, ahubwo aba yumva yabagurishije. Ni nko kugurisha umwana we kugira ngo abone icyo we adafite cyangwa se atigeze abasha kwigezaho. Ahangaha rero yarabyanze. Umwana we w'umukobwa arasohoka. Akimara gusohoka ageze hano hanze arangije amaze ati mama ese agiye hehe? Undi aramubwira ati rwose namuretse yagiye. Umukobwa yagizemo n'ubwoba aravuga ati se ubu ngubu bigenze gutera? Bagiye kutwereka rero hano hakurya umusore arimo kuganira na mushuti we, bajya baganira nyine akamugira inama. Gusa aho ngaho bimaze kurangira aganira na mushuti we, umukobwa yaje kuza aza guhura n'umusore amubaza uko byagenze, nyine amubwira yuko mama we yabyanze kandi avuga yuko rwose bitakunda urukundo rw'uyu mukobwa ndetse n'uyu musore ntago byashoboka, kuko uno musore aturuka muri famiye y'abantu bakize cyane. Gusa umukobwa namwe murabibona yuko ahantu aturuka biragoranye cyane. Barakwereka rero bukeye bwaho umusore yaje hano muri uru rugo ahasanga mama we wa mukobwa. Amaje kuhamusanga rero aramubwira ati mama, ati rwose nabashakaga, ati mwakire kino gikapu nari nkibazaniye nyine murebe ibintu birimo, nimwe nari mbizaniye. Umukecuru arangira avuga ati rwose ese ibyo bintu uri kumpereza byaba ari ibiki? Umusore yaranapfunduye arangira aramubwira ati rwose ni amafaranga. Umukecuru yarafashe rwose ayamujugunya mu maso aramubwira ati njye niyo mpamvu nanga abantu b'abakire, iteka rwose mwumva yuko
yuko mwagura ubugingo bwacu cyangwa se ubuzima bwacu mukabugura amafaranga yanyu. Ati kandi rwose nta nubwo umutima wanjye cyangwa se umutima w'umwana wanjye uzigira uwubona kubera ko wazanye ayo mafaranga. Ibyo byabaye rero umukobwa adahari, arimo gutaha yagiye abona amapine y'imodoka cyangwa se ahantu imodoka yaciye iza iwabo. Abibonye ahita abona neza neza ko umusore yarari iwabo, ahubwo asanze yaba yagiye. Yaraje rero arahamagara mama we, aramuhamagara aramubura, agenda amushakisha ahantu hose mu nzu aramubura. Agiye mu gikari amubona ahantu umukecuru yari yibereye arimo kwikuburira nyine yikorera amasuku gake gake. Aramaze ati se mama, hano umusore yari ahari yigeze aza kundeba? Mama arambwira ati yego, ati yazanye n'amafaranga menshi cyane, atari kunamukatiye namubwiye ngo nagende. Umukobwa yarababaye cyane, yicara hasi ararira aravuga ati mama, ati rwose urimo kumbabariza umutima, urimo kumbabariza umutima cyane kubera yuko rwose uriya musore nanjye namajije kumukunda. Ati kandi ntabwo mukundira ibyo afite, ati njye mukundira umutima mwiza afite. Umusore rero nawe hano ahari hakurya, hano rwose banza mushuti wari we mugira inama yo kujyana udufaranga kugira ngo nyine adushyirira famiye. Hano rero yari arimo kumuganiriza amubwira ati rwose inama wangiriye yanze. Undi aramubwira ati none ubu turabigenza gutera? Ati reka nongera nzunguze ubwonko numve. Ati buretse ariko, ati reka nkubwire, ati ajya mu matwi ye aramwongorera. Amaze kumwongorera rero umusore yasetsemo, ntabwo tuzi ibyo amubwiye, mureke twicare nyine tumenye inama amugiriye. Ati ngwino wowe, ati iyo nama nkugiriye ugende uyishyire mu bikorwa, ahasigaye uzirebera. Ati uriya mukobwa ahubwo bazamuguhana n'ibindi byose baba bafite. Ati we bikore wirebere. Disi umukobwa kubera yari yumvishije ko umusore yahavuye ariko ntamubone, yaramubonye agarutse mu gitondo, arasimbuka aramuhobera n'ibyishimo byinshi, ndetse urabona yuko amufitiye ubwuzu. Amaze kumuhobera rero arambwira ati rwose namenye yuko ejo wavuye hano mu rugo, atari ko rwose nari nababaye cyane kubera yuko ntigeze mbasha kukubona cyangwa se ngo duhure nyine, yibuza Imana ishimwe yuko ubashije kugaruka. Atari ko se atangira kumuseka nyine amubwira ati reba nk'ibi bipira uba wambaye, ati ko uba wambaye ibintu binini cyane ubona bikuruta. Undi arambwira ati rega nanjye ndi munini ngomba kwambara ibinini, atari ko ibyo wakambara byose rwose mukunzi ndagukunda kandi rwose mba numva nkukunda ntambereka. Ndambwira ati rero ngaho ngwino ube uri hano ube wicaye. Umusore ati wapi, ntabwo nakicara urimo gukora, ati ahubwo rwose byarutwa nkaba nkufasha. Barakwereka rero nawe yafashe akantu ahangaha atangira gukora amasuku, nawe rwose afata umukubuzo atangira gukubura. Hano umukobwa nawe ariko ahera ku rundi ruhande rwose bakora isuku, imbuga barayikesha neza neza. Umusore uba ubona yuko rwose nta bintu byo kwishyira hejuru cyangwa se ibintu byo ubwirasi aba yifitemo wapi. Mama we yaratashye avuye ku isoko, abona ukuntu umusore yunamye arimo arakubura, ndetse rwose anamusuza n'icyubahiro cyinshi. Aramaze ati ibyo ngibyo murimo ni ibiki? Ati ma yaje kunsura. Ati arangije mubwiye ngo niyicare, arangije aramubwira ati wapi ntabwo yakicara, nyine arabyanga. Ati ubwo rero nyine niyo mpamvu nahisemo kumuhereza kugira ngo amfashe. Baje kwicara hano rero n'umubyeyi ndetse n'umukobwa batangira kuganira. Umubyeyi nk'ibyo yari avuye guhaha nyine ku isoko yakuyemo. Ababyeyi bakuze ntabwo bajya babura guhahira utuntu twabo nyine dutandukanye abana nyine ngo amuvanire ku isoko akantu kadasanzwe, ntabura n'irindazi cyangwa se akandi kantu nyine kari aho ngaho kari fani, kandi uba ubona rwose abana basa nkaho bamajije gukura. Yarabahereje rero ni utuntu tumeze nk'imbuto, arangije avuga ati murye rwose bana banjye. Gusa ariko ukajya ureba ukuntu ari kureba umusore ukabona ntabwo abyishimiye cyangwa se ntabwo arabasha kumwakira neza rwose mu muryango. Umusore rero yaratamiye za mbuto bari babahereje zitangira kumukora. Umukobwa akajya amazi ati bigenze gute? Ati nkuzanira amazi. Ati mbwira nkuzanira amazi nimba wumva utamerewe neza. Undi arambwira ati hoya humura nta kibazo bimeze neza ahubwo reka nkomeze ndye. Arongera
aratamira ariko n'ubundi nabwo birongera biramufata nyine biramukora. Arangira aravuga ati mana yanjye, ati rwose bisa nkaho ntabishobora. Umukecuru nawe ati yego nyine ntago wabishobora rega, kubera yuko ubuzima bwacu ntago wabushobora, nimba n'ibyo turya utashobora kubirya, ati bivuze yuko rwose twebwe namwe ntago turi ku rwego rumwe. Umukobwa warahindukira ambwira ati ariko mama wajya ureka rwose kuvuga gutyo, ibyo bintu ntago ari byo, ibyo bintu ntago ari byiza, ati rwose sigaho ibyo bintu nta kintu bimaze, rwose kuri kumubwira nabi we niwe ntago abishoboye, ariko rwose urabona ko abishaka, basi afite ubushake, reka tuba ari cyo kintu tumufasha cyangwa se tukimwubahire yuko afite ubushake bwo kubana natwe kandi akagerageza n'ubuzima tubayemo. Umusore rero disi yarasezeye arababwira ati reka mbe ntashye, ndi kubona bunije rwose ibintu ntago bimeze neza. Ahangaha yaraje arahagarara ku modoka ye atangira gutekereza buri kimwe cyose, gusa umukecuru nawe ahari akajya amubwira ati rwose wabibonye neza ko uriya musore ntago byakunda, ntago bishoboka, ibyo bintu byihorere mwana wanjye. Hano rero umukobwa akamubwira ati mama erega ndamukunda, undi akamubwira ati erega gukunda umuntu mutari ku rwego rumwe nabyo biba bigoye cyangwa se biba biruhije, gusa umwana nubwo babimubwira koko usigaye ubona yuko yamaze gukunda umusore. Mama akamubwira ati hoya bariya abantu ntago turi ku rwego rumwe, uzabona undi musore muri ku rwego rumwe cyangwa se uri ku rwego rumwe rwacu, ati kandi barahari benshi. Undi ambwira ati ariko se mama urukundo rureba urwego runaka. Ahangaha rero uko mama we disi yakomeje kwinangira, umwana yarasohotse abona mama we hano hanze, aramureba aramwitegereza, amutera umubare, ntabwo tuzi ibyo ari gutekereza. Yahise yinjira mu nzu, akimara kwinjira mu nzu arakomeza yitegereza mama we, arongera asubira inyuma arasohoka gake gake, yabaye nkaho avugije nyine urugi kugira ngo umubyeyi yumve ko ari nkaho yinjiye mu nzu. Undi asohoka gake gake yomboka, araza agera hanze, noneho afunyamo arirukanka. Amajije kwirukanka batweretse arimo gusohoka ku gipangu ndetse ahita anakingaho, amaje gukingaho rwose batwereka yageze ku gipangu cy'iwabo w'umusore, ubanza yaje kumwirebera ariho ari kuzenguruka agenda areba, ese yaba yaje kumwirebera? Ni nuko agafilime kacu kagenze, reka tuzahure mu gice cya nyuma aricyo cya 3.